murinda kuzamvugisha ibitavuga mwuka agira Imana. Hari impamvu iyo ari yo yose yatuma abantu baba Kristo bakora divorce. Niba abashyingiranwe umwe ari ikiremba, ndimo kuvuga ikinyarwanda cyumvikanye, niba abashyingiranwe umwe ari ikiremba atabasha kuba umugabo cyangwa ngo abe umugore kubera impamvu zitandukanye, twahuye n'impamvu nyinshi cyane, urumva ubwo rero muba mutashyingiranwe kuko turabashyingiranwa. Iyo tugiye kubashyingira muribuka intuzi ingingo 3 dusoma. Iya mbere turavuga ngo abantu birinde icyaha cy'ubusambanyi, ngo kugira ngo abantu birinde icyaha cy'ubusambanyi bahore babana ari ingingo za Kristo zera. Kabiri ngo babyarana abana babatoza ingezo za Kristo. Gatatu ngo babane bamarana umubabaro nkuko bikwiriye kubagirirana. Sibyo ra? None rero niba wowe ushyingiwe udafite ibikoresho bya gikobwa, undi ntagire ibikoresho bya kigabo, ubwo ngubwo marriage yanyu turavuga ngo ni null and void. Sinzi ukuntu umuntu yagivuga mu kinyarwanda, null and void. Hari indi mpamvu turimo kubona ya kabiri muri iyi minsi ariko igomba kwigwaho neza. Ni ingo zisigaye zizwamwo violence. Hari abantu bagiyemo imizimu yo kwenda kwica abo bashakanye. Umuntu mwashyingiranwa agasibuka kakugwa kwijosa agatangira kuniga. Ukibaza, I love you so much, I love you very dearly. Ariko ijosi ubwirwa n'icyo aho riri kugira ngo utangire kuniga. Iyo ngiye ariko abantu baracyayibalansinga kugira ngo niyo kwigwaho niyo kurebaho. Niki abantu bashakanye niki bakora kugira ngo birukanire kure bamagana ibintu bijyanye na gatanya? Akoze cyane. Sinzi niba yakopera ari abakristo cyangwa atari abakristo, ariko nta mukristo utana kereka niba atari abakristo. Muriya abakobwa benshi b'iki gihe n'abahungu b'iki gihe mu by'ukuri bavuga Imana, ariko mu by'ukuri niyo ku munwa atari yo mu mutima. Kandi ubundi iyo mu munwa ntabwo iragutamaza kenshi, ariko yari mu mutima you live a consistent life buri gihe. Yes ikaba yes, no ikaba no. Niba imico yikwereka ko atari umukirisitu, burya si umukirisitu. Nutitonda uzasanga yambaye n'impigi hano ku ntuza harya bazi hano kuko nturahareba hano ho bambarira, uzasangamo impigi bya bikoko byo bambarira aho ngo bebahe imbaraga. Noneho nusabwa nujya kugera mu rugo usange sobo uko ari nde, ari Satani, nyoko buko ari abadayimoni. Ubwo hari ibyo uzavugara equally yoked. Umukirisitu ashaka umukirisitu. Niba ushaka urugo rwa gikirisitu, ushaka iki? Undi muntu mugenzi wawe wakijijwe. Ariko niba ushaka urugo rwa kinyarwanda gusa, rwa rundi rwa mwayeni, ubwo ngubwo uraza gufata ubonye wari we wese, mwubaka urugo mubonye urwo ari rwo rwose. Hariho abajya bavuga ngo abahungu b'abakirisitu n'abakobwa b'abakirisitu ngo they are very poor. Ubwo ndimo kubishyira ku cyongereza ngo bise nibivugwa nk'iby'iki gihe, ngo ni abakene koko. Reka nkubwire, nta musore w'umukire ubaho, nta nkumi y'umukire ibaho. None se yakoze ryari kugira ngo ibike bwa bukire? Keretse niba ari umurage yarazwe n'ababyeyi. Murabyumva? Nta muntu uvukana amafaranga, nta uvukana ibi ngibi tugenda tubirundanya buhoro buhoro. Nta basore b'abakene babaho. Keretse ari hano aha mwahabonye, nubona nyine hano ari ahakene, ubwo haba ari ahakene koko. Ariko nta mukobwa w'inkumi w'umukene ubaho, nta musore w'umukene ubaho, ahubwo ni bato. Baka ngo ntago bari stylish, ngo barabowaringa, ngo ntago bazi iki. Mister, twaje gukura tuvamo abagabo. Rero bano bahungu bubona ba buri gihe bamwaye niba abakirisitu, iyo bakuze bavamo iki? Abagabo. Rero urugo rwubatse ku muco wa gikirisitu rugomba kubakwa ku kubabarira. Rero ubwo ngubwo mu rugo hagomba kubamo kubabarira. Ahubwo ushatse wambaza ngo umugore cyangwa umugabo mubabarira kangahe? Inshuro zingahe? Urazi ko Bibiliya yazanditse nazo inshuro tugomba kubabarira? Ngo ni inshuro 70 ugakuba kangahe? Ubwo havamo kangahe? Nta kibazo nimubabarira bingana gutyo. Rero mu rugo, urugo rugomba kugira kubabarira. Kubabarira uwo mwashakanye, kubabarira abana, ndetse sinabo bonyine,
n'abaturanyi. umuryango mwiza n'uwubakiye kuri Kristo Yesu, kuko niwe udushoboza kubabarira, niwe udushoboza gukundana, niwe uduha ubwenge bwo kubana kandi tukabana turi abantu badahuje imyumvire cyangwa se imitekerereze, ariko tugashobora kubaka urugo Imana yishimira kandi iherebwamo icyubahiro. Nyakubahwa Bishop ati njyewe mfite umusore dukundana bigeze kure, ambwira ko akijijwe ariko ibikorwa bye nta gukizwa mbonamo, ahandi ni umuntu mwiza pe, mungira inama niba twakomeza mu rukundo nubwo izindi fagiteri azujuje, ariko gukizwa simbibona nubwo avuga ko akijijwe agakora n'imwe mu mirimo ya church. Aho ngaho jewe ndi traditional cyane ku gushyingiranwa. Mwokagira Imana mwe urugo, ubu ndimo kubabwira ko tumaze imyaka 31, wa 31 niwe turimo kugenderamo ubu ngubu dushyingiranywe. Hanyuma twashyingiranywe twembi dufite imyaka 28. Ngaho ni muyiteranye yose muraza gusanga iyo maze ndi umugabo mfite umugore ariyo myinshi, sibyo ra? Tekereza rero iyo nza kurongora umugore tudahuje, ngewe nkunda gusenga, ngewe nkunda ivugabutumwa, ngewe nkunda urusengero, iyo ni imyanya uzansangamo. Ubu biragoye rwose kugira ngo usange mu ibara nagiye gukora ikisi, biragoye kugira ngo usange mu kabyiniro kuko iyo ntago ari imyanya yanjye, ni choice nakoze. Tekereza rero iyo umugore wanjye twajya tubyuka twagera ku kagoroba twicuye atari ko ndashaka kawarage, wampa gato kawarage. Rero jewe icyo navuga ikore yoked, umukirisitu ashaka umukirisitu. Niba ushaka urugo rwa gikirisitu ushaka iki? Undi muntu mugenzi wawe wakijijwe. Ariko niba ushaka urugo rwa kinyarwanda gusa rwa rundi rwa mwayeni, ubwo ngubwo uraza gufata uwo ubonye uwo ari we wese mwubaka urugo mubonye urwo ari rwo rwose. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, ntago kimenyesha ngo buri mukobwa wese wambaye ikanzu cyangwa buri muhungu wese wambaye ipataro uri mu rusengero ni umukirisitu. Oya, hariho n'abaza hano mu rusengero ariko mu by'ukuri atari abakirisitu. Ubwo rero ni bya bindi bavugaga ngo yitwara neza. Noneho imico y'abantu, burya ikintu kitajya cyihisha, ikintu bita imico ntago mu kanya gato uzaba niba imico yikwereka ko atari umukirisitu, burya si umukirisitu. Nutitonda uzasanga yambaye n'impigi hano ku ntuza harya hano kuko nturahareba hano ho bambarira, uzasangamo impigi bya bikoko byo bambarira aho ngo bibahe imbaraga. Noneho nusabwa nujya kugera mu rugo usange soba uko ari nde, ari Satani, nyuko buko ari abadayimoni. Ubwo hari ibyo uzavugara aya kuko uzaba wishoye ubireba. Rero jewe navuga ngo umukirisitu nashaka iki? Umukirisitu. Hariho rero igihe cyacu, ntugire ngo bitangiye muri iyi minsi, igihe cyacu baravuga ngo abasore b'abakirisitu ngo ntago bari stylish. Urumva kubera ko bambe nyine twabaga twambaye ubukweto bwa gikirisitu n'ubushati bwa gikirisitu n'ubupataro bwa gikirisitu nyine bworoheje, baka ngo ntago bari stylish, ngo barabowaringa, ngo ntago bazi iki. Mister, twaje gukura tuvamo abagabo. Rero bano bahungu bubona buri gihe bamwaye niba abakirisitu, iyo bakuze bavamo iki? Abagabo. Icyo ni icya kabiri. Cya gatatu, hariho abajya bavuga ngo abahungu b'abakirisitu n'abakobwa b'abakirisitu ngo they are very poor. Ubwo ndimo kubishyira ku cyongereza ngo bise nibivugwa nk'iby'iki gihe ngo ni abakene koko. Reka nkubwire, nta musore w'umukire ubaho, nta nkumi y'umukire ibaho. None se yakoze ryari kugira ngo ibike bwa bukire? Keretse niba ari umurage yarazwe n'ababyeyi. Murabyumva? Kubera iyo mpamvu rero nusanga inkweto yanjye iyo zo guhura nanjye hari izagendaga gutya ngo uyu nguyu yarazizi jya kare ko yarakiri muto cyane, zimeze gutya ngo twirirwa tuvuga ubutumwa zose zarashizeho taro zigize. Ariko muzi impamvu se? Nari muto, nta muntu uvukana amafaranga, nta uvukana ibi ngibi, tugenda tubirundanya buhoro buhoro. Ndababwira ngo maze imyaka 31 mfite umugore, sibyo ra?
maze imyaka igiye kuba 40 nkora ndundanya buri kwezi bampemba udufaranga twa gipastori n'uduke ariko baratumpemba Mr. ndundanya ubwo se urumva wapima nanjye umaze imyaka 2 cyangwa utaramara umwaka murumva byakundara ntago byakunda. Rero mwabakobwa mwe nta bahungu b'abakene, abasore nta basore b'abakene babaho keretse ari hano aha mwahabonye nubona nyine hano ari ahakene ubwo haba ari ahakene kuko, ariko nta mukobwa w'inkumi w'umukene ubaho, nta musore w'umukene ubaho, ahubwo ni bato niyo bagitangira bihangarire gato yuzareba. Urakoze cyane Bishop. Hari undi nawe warubajije ikibazo kijyanye n'umukobwa we, afite umukobwa ageze mu gihe cyo gushaka ariko ngira ngo wabivuze byaba byiza ko umuntu ukijijwe ko yashaka umuntu ukijijwe. Hanyuma ikindi kibazo reka senior pastor adufashe ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere, how can married couples ensure to avoid any tendency of divorce? Niki couple, niki abantu bashakanye, niki bakora kugira ngo birukanire kure bamagana ibintu bijyanye na gatanya? Akoze cyane. Sinzi niba couple ari abakristo cyangwa atari abakristo, ariko nta mukristo utana kereka niba atari abakristo. Message gusa bivuze ngo nta rukundo ruri muri bo, kuko urukundo ni rutana. Kandi Kristo ko ataretse itorero rye akaripfira ku musaraba, ni nako adusaba, yemwe bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero rye akaryeza akaryishyira nta kizinga nta munkanyari, kandi ngo akaryishyira ari igitangaza kirabagirana, ndetse akaripfira no ku musaraba. Abagabo nuko dusabwa, niba bashaka kumenya tendency yo kutadivorcinga bitoze gusa nka Kristo, n'umugore yitoze kumera nk'itorero. Ngiye kwireba nk'umukristo hano nkareba ibyo kamere insaba gukora buri munsi, ariko nkavuga ngo ibi sindi bibikore kubera Kristo nizeye. N'umugore ushaka gushaka neza nuko agomba kumera, akitoza kurusha nko gusa nk'uko itorero rya Kristo risa, kuko ryanga ibya kamere rigakora iby'umwuka. Umuntu ufite urukundo, ufite urugwiro, ufite ubugwaneza, ufite amahoro, ushaka ibyishimo kandi akabikorera uwo bashakanye, ariko ubwo batangwa n'iki? Ahubwo ubwo sinzi niba ari abakristo cyangwa niba atari abakristo, hagombe kuba harimo ari icyaha. Niba hari ibyaha birimo babireke, bizere ryasezerano ngo mwana wanjye icyaha nukireka uzakizwa. Nta kindi nakubwira kirenze aho ngaho. Urakoze cyane. Hari impamvu iyo ari yo yose yatuma abantu b'abakristo bakora divorce? Urakoze cyane Bishop, komerezaho. Ko mba nasaba ari hano mwese muri batoya, iyo mpamvu ndayivuga ntera. Ni ibibazo banyohereje nyakubahwa Bishop. Harimo n'abana murinda kuzamvugisha ibitavuga mwuka gira Imana. Ari iyi ngiyi tuyivugira muri counseling room. Yego. Ariko hari icyo twita marriage consummation. Niba ndakoreka mbivuge mu Kinyarwanda, niba abashyingiranwe umwe ari ikiremba, ndimo kuvuga Ikinyarwanda cyumvikanye, niba abashyingiranwe umwe ari ikiremba atabasha kuba umugabo cyangwa ngo abe umugore kubera impamvu zitandukanye, twahuye n'impamvu nyinshi cyane, urumva ubwo rero muba mutashyingiranwe, kuko turabashyingiranwa. Iyo tugiye kubashyingira muribuka intuzi ingingo 3 dusoma. Iya mbere turavuga ngo abantu birinde icyaha cy'ubusambanyi, ngo kugira ngo abantu birinde icyaha cy'ubusambanyi bahore babana ari ingingo za Kristo zera. Kabiri ngo babyarana abana babatoza ingezo za Kristo. Gatatu ngo babane bamarana umubabaro nkuko bikwiriye kubagirirana. Sibyo ra? None rero niba wowe ushyingiwe udafite ibikoresho bya gikobwa, undi ntagire ibikoresho bya kigabo, ubwo ngubwo marriage yanyu turavuga ngo ni null and void. Sinzi ukuntu umuntu yagivuga mu Kinyarwanda, null and void. Ni null and void. Iyo ni imwe mu mpamvu zituma abantu batana. Hari indi mpamvu turimo kubona ya kabiri muri iyi minsi, ariko igomba kwigwaho neza. Ni ingo zisigaye zizwamwo violence. Hari abantu bagiyemo imizimu yo kwenda kwica abo bashakanye. Umuntu mwashyingiranwa agasimbuka kakugwa ku ijosi agatangira kuniga, ukibaza I love you so much, I love you very dearly, ariko ijosi ubwirwa n'icyo aho riri kugira ngo utangire kuniga. Iyo ngiye ariko abantu baracyayibalansinga kugira ngo
niyo kwigwaho niyo kurebaho. Ariko iyo umwe adashobora kuba umugabo undi ntaba umugore, iyo ubundi muri church turavuga ngo iyo marriage ni null and void. Murakoze cyane nyakubahwa Bishop. Ikibazo gikurikira reka tusiganye ibibazo nka 2 cyangwa 3 hanyuma dusoze. Mwakoze cyane nanone kwihangana. Ikibazo 3 byose reka mvuge cyarimo. Icyambere ni cya Madame Kazubwenge. To single parents playing both roles of father and mother, how can they balance survival and being present for children always, given that this parent has to provide for these children 100% alone? Ku babyeyi bari single cyangwa se umubyeyi umwe, wenda ari umumama cyangwa umupapa, bagomba kuba bahari, mbese nibo papa ni nabo mama, kandi bakaba bagomba gutanga ibintu byose ku bana babo bonyine. Ni iki bakora kugira ngo babe bahari ku bana babo, ariko nanone bakore kugira ngo abana babo babone ibyo bakeneye? Sinzi uyu muntu ukibajije niba abana n'abana be mu rugo cyangwa se ari wa wundi ukorera kure, ariko by'umwihariko ku babyeyi bakora, definitely at the end of the day you go home, urataha mu rugo. Iyo ugeze mu rugo nubwo waba urushye ugomba gushakira abana bawe time, kuko bakeneye kukubwira uko biriwe, bakeneye kukubwira ibibazo bahura nabyo kugira ngo byumve. Ikibazo tugira nuko tugira abakozi mu ngo. So iyo usize mu rugo ibyo kurya, abana bakabakarabya, bakabaryamisha, ubuzi ko ibintu byose bimeze neza. Ariko nk'umubyeyi waba umugabo waba umugore ari we wenyine ufite abana, abo bana ugomba kubashakira time, ari nyuma y'akazi, ari kuri weekend, ukagerageza kubashakira umwanya kugira ngo mwicarane umenye aba bana bameze gute. Aba bana niwe ugomba kubaha uburere, niwe ugomba kubatoza kumenya Imana, baragukeneye ibyo ari byo byose. So babyeyi murera abana muri mwenyine, bashakire time. Ushobora kuza nimugoroba ukajya wiha time kwa kundi twavuze, mukicara muri saro mugasengana, ukababaza uko umunsi wagenze, ukababuza ibibazo bafite, nabo bakisanzura bakabona umuntu babibwira. Ariko iyo utabahaye umwanya bajya kubibwira abakozi cyangwa bakabibwira abandi bantu, ugasanga umwana wawe na advice bamuha atari yayindi mwubaka. Weekend ugomba gushaka umwanya ukabaganiriza. Niba ari wa wundi ukorera mu ntara, ugomba kwiha igihe runaka cyo gutaha, ariko wataha abo bana bawe nabo ukabashakira umwanya kugira ngo wicarane nabo, winjire mu buzima bwabo kugira ngo umenye bameze gute, babayeho gute, icyo bashaka ni ikihe, ikibagoye ni ikihe, kugira ngo bahe advice nzima nk'umubyeyi. Murakoze cyane. Mr. Kazubwenge, umusore n'umukobwa b'abakristo bakwiye kwitwara gute mu gihe cyo kurambagiza? Erega ikibazo nuko mubaza cy'abakristo, iyo wakiriye Kristo ubundi aguha ubwenge, iyo uri umukristo koko nyakuri. Ikibazo ni abakristo ku munwa, ariko ibikorwa bikihakana, imbuto z'abakristo ntizigaragare. Jewe nari mfite principles z'ubuzima bwanjye. Reka mbaho urugero kuri madamu turi kumwe aha ngaha. Narangije kwiga, je natangiye akazi mu 2000. Namumenye ari mu senior 4. Jewe nari naha we yigira handi. Ariko buriya iyo uri umuntu ufite intego y'icyo ushaka, cyane cyane n'Imana ikigushyigikiramo. Rimwe na rimwe nuko tuvuga abakristo, nahuye n'abakobwa benshi ndi mu kazi, nahuye n'abantu, ariko principle yajyaga imbabwira ngo me I have a girlfriend. Abantu benshi bazi ko ndi umariye, kuko abantu benshi baturutse muri bya bihugu bazi ko bagira abagore basize mu nka, basize mu ntuza. Ariko principle yari ngo uwo nabonye akanyura icyo gihe ari umunyeshuri, I had to wait, to be patient, hanyuma ndategereza. Nyuma y'imyaka 6 nibwo twashoboye kubana. Muriya abakobwa benshi b'iki gihe n'abahungu b'iki gihe mu by'ukuri bavuga Imana, ariko mu by'ukuri niyo ku munwa atari yo mu mutima. Kandi ubundi iyo mu munwa ntabwo iragutamaza kenshi, ariko yari mu mutima you live a consistent life. Buri gihe yes ikaba yes, no ikaba no. Icyo gihe nta n'amatelefoni yabagaho, and she would mu biruhuko nkafata bisi nkagenda nkajya kumusura no kumwashuwaringa. Nubwo ndi i Kigali nawe uri inaha, I'm still your boyfriend, you are my future wife. Now
iyo naza kuba consistent mu buzima, kuko nize finance rwose, ndi umucungamutungo mwiza, I'm smart in finance, ariko ibyo si cyo nirata. N'imibare ukayibara ukabona umunyeshuri uramutegereza ushaka iki, ko hano hari umukozi wa leta ukora cyangwa ufite ukuntu abayeho, nashoboraga kugenda nkurikiye n'ibintu nk'uko abantu babivugaga. Ariko mu by'ukuri kubera umugambi Imana iba yarashyize muri wowe, koko uri umukristo, birakomeza Imana ikagushoboza aho kugira ngo wishakire inuza. Icya kabiri, buriya mwabahungu mwe n'abakobwa, rimwe na rimwe hari ibyo tutabonye mu babyeyi, ariko buriya abantu benshi, ni nacyo kibazo ngira ngo kiriho uyu munsi, ibyo ababyeyi bacu bataduhaye mu buryo bujyanye n'icyerekezo cy'ubuzima, mu buryo buri faithful, akenshi itorero niryo ribitanga. Please, iyo wakiriye Kristo mukaza mu nama nk'izi cyangwa se mu biteranire nk'ibi, Imana ikomeza live an iron sharpens an iron. Mugerageze kubana n'abantu bazi Imana, group muba marizi bakareginga, please z'inkoraja zibagira, kugira ngo Imana ikomeze kubashoboza kugera kuri wa mugambi yabagambiriyeho. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ngiye kubaza Bishop na Senior Pastor, hanyuma dusoreza hanga. Ikibazo cyawe Senior Pastor, what do you say about nepotism? Ese niki wavuga ku bintu bijyanye no gutonesha mu ngo? Ese ni byiza ko haba mu gutonesha mu ngo? Hanyuma nyakubahwa Bishop, what role does forgiveness play in marriage, and how do you practice it when it is difficult? What should young couples consider before getting married? Ibi ni byawe nyakubahwa Bishop biri hano, hanyuma turasoreza kuri ahanga. Reka tubanze kuri gonza maye ikigoye cyane. Gutonesha mu rugo biriho biragaragara, ariko ntago bikwiriye. Akenshi ndavuga ngo biriho kubera yuko biri mu muco wacu. Hanaho I think the Bible also yanditse mu muco w'abayuda, hanaho naho ugenda ubibona. Haraho ivuga abagabo nivuga abana n'abagore. Iyo urebye nka ya nkuru ya Yesu ngo yagaburiye abantu 5,000, abagabo 5,000, kandi hari abana hari abagore who are not counted. N'ahandi usanga umuco wabo ushyira imbere abagabo cyane cyane kutukishyira imbere abagore cyangwa se abana. Ariko mu muryango wa Kristo, ngira ngo ni mu Bagalatiya niba nibuka neza, Bagalatiya niba ari 3:28 hari ivuga ngo nta muyuda nta mugiriki nta mbata naki nta mugabo nta mugore muri Kristo. I think that needs to be specific. Nitubivuga tutabivugira mu muco wa Kristo, mu bari muri Kristo bishobora kugora, kuko urabirebera muri lenzi ya karica aho bishobora kugora. Ntabwo bivuga ngo urugo rubure leadership, ntabwo bikuraho umugabo kuba leader w'umuryango, nkuko bivuga ngo nkuko Kristo ari umutwe w'itorero, ni nako umugabo ari umutwe w'urugo rwe. That is responsibility and leadership, kugira ngo ibintu bigire umurongo, bigire uko bigenda. Iyo bigiye kujyamo rero ubusumbane cyangwa se favoritism, biterwa n'ubundi umuco abantu baba barakuriyemo cyangwa background y'umugabo. Iwanjye there is that leadership, ariko there is flexibility. And now for me, kugira ngo mbyigishe umwana wanjye uko ashobora kuba umugabo uri responsible, njya mbivuga hano na hano akenshi, niba umwana wawe atarakubona usasa uburiri bwawe warayeho, how will he know ko umugabo asasa uburiri? Niba utaramubwira uti ngwino tujye mu buriri mu cyumba cyawe unyereke ko uburiri bwawe bushashe, nusanga budashashe umubwira uti reka ngufashe dusasa uburiri bwawe. In essence, you're putting him a character ivuga ngo I need to be responsible. Gusasa uburiri ntacyo butwaye, ushobora gusasa uburiri bwanjye. Ngira ngo last Sunday, the other Sunday, Bishop yarabitubwiye hano how he moved into a hotel, agasiga uburiri bwashashe, yagera ku muryango umwuka wera akavuga ati ariko ni haza umukobwa gukora isuku muri iki cyumba, aravuga ngo uburiri bwarawemo na mu ntoki. I mean, some of these things, umwana natabona papa na mama bicara bakaganira, bagakora ikiganiro, bakagira disagreement and they agree to agree, akamenya ngo nshobora kuganira n'umugore wanjye tukumvikana. Ariko hari n'igihe dushobora kutumvikana, ariko kutumvikana bivuze ngo habemo intambara, habemo n'ibindi. It's a culture I think we can build,
ariko ni karica itari mu muco wacu, ariko ni karica ya gikristo, aho umugabo n'umugore bashobora kuganira, bakaganira ku bana babo, bakaganira kuri gahunda y'umuryango wabo, bakaganira ku mafaranga yabo, bakaganira kuri and hakabaho understanding. Iyo hatabayeho understanding bakabishakira undi mwanya, byakwanga bakavotinga, cyangwa se umugabo nkuko James yabitubwiraga, I had to make a decision, mbwira umugore wanjye no, I think ko abana bacu dukwiriye kubarera gutya, noneho bakabyumvikanaho bakagenda. Ariko iyo batageze kutumvikana aho ngaho niho rwaserera ziva nyine, ugasanga they are not equally yoked, na wumvira undi. Na mwanya dufite, ariko tugira umwanya nari kubahereza example. Njya mvuga ni Bibiliya itwigisha gufata Abrahamu nk'ikitegererezo, igafata Sara ikamutubwira nk'ikitegererezo, ariko ndabarahiye muzafate ubuzima bwabo mu bwige neza murebe. Ibintu byabayeho by'ingutu bikomeye cyane bagombaga kwihanganira, cyane cyane ko bari bashingiye ku ijambo ry'Imana, bakagira ubwumvikane, bakagira kumenya icyo bari kuburiho, urugo rwabo rugakomeza. Suko urugo rwa Abrahamu na Sara rwakomeje bakagira amasezerano bagezeho, suko urugo rwabo twagize ibibazo, rwarabigize kurusha n'ibyo tugira uyu munsi. But there was focus kuri Kristo, there was focus kuri vision yabo, there was ubwumvikane, bagakomeza. And they ibindi ndeke bishop abivuge, we will see. Murakoze cyane. Ongera nsubirira mu byanjye ko byari byabaye byinshi. Yego, ngo role ya forgiveness. Ikibazo kiravuga ngo what role does forgiveness play in marriage and how do you practice it when it is difficult? Nuruhe ruhare kubabarirana kugira mu rushako, ariko ni gute twababarira cyane cyane mu bihe bigoye? Abatarashaka rero impamvu kubabarira kuza mu rushako, burya abandi bantu bose barakurakaza, ukarakara se, ukababarira se, ariko iyo umuntu ukunda cyane ari umugore wawe cyangwa umugabo wakurakaje, noneho umujinya uba mwinshi kuruta, si wikuba nka kabiri buriya. Ariko rero ndenda ngo mbabaze, uko turakaranyije tuvuge turi nk'aha ngaha, twarakaranye umwe agakubita undi gipfunsi, uko murabona twakubitana twamara hano iminsi ingana iki, ntago byakunda. Rero urugo rwubatse ku muco wa gikirisitu rugomba kubakwa ku kubabarira. Mu isengesho data wa twese ryane dusenga buri gihe rivuga ngo tubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe ababitugirira. Rero ubwo ngubwo mu rugo hagomba kubamo kubabarira. Ahubwo ushatse wambaza ngo umugore cyangwa umugabo mubabarira kangahe, inshuro zingahe? Urazi ko Bibiliya yazanditse nazo inshuro tugomba kubabarira, ngo ni inshuro 70 ugakuba kangahe, ubwo havamo kangahe? Nta kibazo nimubabarira bingana gutyo. Rero mu rugo, urugo rugomba kugira kubabarira uwo mwashakanye, kubabarira abana, ndetse si nabo bonyine n'abaturanyi. Kubabarira rwose ni ngombwa mu rugo kugira ngo urugo rushobore gukomeza. Numva nasoreza. Murakoze cyane nyakubahwa Bishop. Ndagira ngo buri muntu muha amasekonda 30. Niki mwabwira imiryango y'uyu munsi? Reka duhere na sister Kazubwenge, hanyuma tukomeze kuri Mr. James, hanyuma senior pastor, dusoze na umubyeyi wacu mu Mana. Wenda icyo nabwira abatwumva nuko umuryango mwiza n'uwubakiye kuri Kristo Yesu, kuko niwe udushoboza kubabarira, niwe udushoboza gukundana, niwe uduha ubwenge bwo kubana kandi tukabana turi abantu badahuje imyumvire cyangwa se imitekerereze, ariko tugashobora kubaka urugo Imana yishimira kandi iherebwamo icyubahiro. Murakoze cyane. Murakoze. Nanjye ikintu nabwira imiryango, uyu muryango ni umushinga w'Imana, kuko cya gihe Imana yabonaga ngo si byiza ko umugabo aba wenyine, imuremera umufasha ubukwiriye. Mu Itangiriro 1:26 tubona Imana ivuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, hanyuma umugabo n'umugore niko yabaremye ngo ibaho ubutware bwo gukomeza gukora uriya murimo w'Imana igihe kororoka. So bivuga rero abantu bose mwabyemera mwabyanga, uyu mushinga ni uw'Imana. Utubakiye rero ku Mana ntibyakunda, kubera ko ni Imana ifata akaza ubwenge na karagita ze
ikamuhuza na Jacqueline kaza ubwenge nuko nawe ateye, bose ikabahuza kandi bakaba umwe muri Kristo, nkamwubaha akanyubaha, nkamubabarira akambabarira, bitari ibyo twamarana. Icyo nababwira rero bene data bakundwa, nuko mwakira Kristo akaguha imbaraga zo gushobora kubaka urugo rwubakiye kuri we rurimo za mbuto z'umwuka. Murakoze. navuga ibintu bibiri bari bavuze ngo bari wo gukurikiraho. Nari ngiye kugusiba. arakoze cyane. Ngira ngo sindi butandukanye na Murakaza ubwenge icyo avuze. Abagabo bakunda nk'uko Kristo yakundaga, n'abagore basa nk'uko itorero rikunda Kristo, bizadufasha koroherana, kandi bizadufasha gutoza abana bacu ko tubatoza ibiturimo. Ntabwo twabatoza abantu gusa na Kristo tutamufite. Magurutse nkavuga ngo Karegese utarimo Kristo yagiye gutoza umuntu ugiye gusa nka Kristo, murumva ibyo bintu ko bidashoboka, ni ibihabanye. So dutumbere Kristo, tumenye ihame ry'ijambo ry'Imana ritubwira, kandi twitoze gukora ibyo ngibyo, nibwo tuzakora ibyo Kristo adusaba. Murakoze. Nari mbabwiye ko navuga ibintu bibiri. Cya mbere ni ukumenya ngo urugo ni ngombwa. Icyo rwose ni ikintu gikomeye. Urugo ni ngombwa. Impamvu urugo ari ngombwa nuko ariyo nzira Imana yashyizeho kugira ngo ikiremwa muntu gikomeze. Burya abantu batandukanye n'ibiti, kuko hariho igiti kigira gitya kikamera aho ngaho mu itaka gusa, kikazamuka cyonyine ukabona igiti cyahameze. Abantu bo twese tuvuka ku bandi. Nibwo buryo rero Imana yashyizeho kugira ngo ikiremwa muntu gikomeze, nuko hagomba kubaho umuryango. Noneho umuryango niho wa muntu atorezwa ubumuntu. Burya ikiremwa muntu gifite potential yo guhinduka inyamaswa, nk'imbogo cyangwa ikindi kintu, ariko mu muryango niho umuntu atorezwa umuco, niho umuntu ahabwa ibyangombwa kugira ngo ashobore kubana n'abandi, agira akamaro, yigirira akamaro kandi akagirire n'abandi bantu. Icyo rero numva ari ikintu gikomeye. Icya kabiri, mu ngo za gikirisitu ni ikintu bita amasengesho, kugira umwanya wo gusenga. Icyo kintu tuvuga cyo gusenga nacyo ni ikindi kintu cyashyizweho n'Imana. Turavuga ngo kirodained, cyashyizweho n'Imana kugira ngo umuntu ajye agira akanya avugane n'Imana. Gusenga nibwo buryo dukomyunika n'Imana, ariko sina ya communication yo kuvugana gusa, ni ubusabane. Noneho niho duhurira n'Imana, niho tuganirira nayo, nayo ikatuganiriza, ikatworohereza ibikomeye, ikadukuriraho ibyatunaniye, ikadushoboresha ibyo tudashobora kwishoboresha. Rwose ikintu cy'amasengesho mu miryango ni ikintu gikomeye cyane, kuko gihita kinstitutingamo umwanya w'Imana. Murakoze cyane. Reka bongere basubire mu byicaro byabo, mubakomere amashyi menshi.